ubujyana napfusha umuntu nkajya kwa prodi ariko bitewe n'inyifato yifasha ari kubitaro ntabwo abantu bamugiye watangaje yuko ngo yasambanyije nyakwigendera ngo na manajya iyo nitegereje manajya afite agahinda ko mu mutima kamushenguye amakuru angeraho jewe aturuka mu bambari ba manajya bambwiye ngo yababajwe no kuba Bikemu yaratanze nimero yiwe kandi ari we manajya wa managingaga Gororioza ibi byose ubwo ngo yashwanaga n'umuryango wa Gororioza abasaba miliyoni na 300 abanga ati nanjye miliyoni nayibona Bikemu rero asaruje amafaranga ku mubiri wa nyakwigendera bivuze ngo arabishyira amabotese iki baraba usaso bapfa kubafata gutyo naturi ubishyura ntabwo abaryakariho bana n'abaryakariho bisobanuye ko twabonye yaba team management ya Gororioza basigana n'umuryango kuba bazana umubiri none no muri management nabo haje ibi bintu kandi harimo n'aba batipe b'abagande nabyo byatera ikibazo uyu munsi wa none uragira inama ki Bikemu na manajya bakiri muri uyu murimo nibakomeza uyu murimo baza niye nama bagira kugira ngo bazirinde ibisa nk'uko gogo abaguye mu maboko byo sinabarenganya kandi sinarenganya n'uwaririmbaga buriya Imana igihe cy'umuntu kiba cyageze n'ubwakurute igihe kiba cyageze kandi numvise ko mbere yuko gogo tumumenya yari umuntu yacuruzaga vakedo n'ubwo yacuruzaga vakedo yirwaga agenda ndabona ku kazi gakomeye ko yakoraga karuta kuririmba iminota 3 kuri stage yego Fred urumwe mu bagabo bakomeye cyane mu gihugu cy'u Uganda ndetse no mu Rwanda kwera kubafashije abastari bakomeye cyane hano mu Rwanda yaba ari gutera no ndetse n'abandi Fred tubonye imodoka izanye Brunoke igeze ahangaka kanya kandi kuri gahunda hari uko risambire kugera hanga nabigize mu ruhare ababausa ikamu nguwo n'ababausa u Rwanda Trezor karavuze ngo abaminisitiri bageze ku cyoro cy'indege ntabwo yabiteye ngombwa bodyguard singombwa bodyguard Bikemu kwafashe bodyguard ibyo bisobanuye iki urabona ari gutinya iki ntabwo bizi aratinya ko bishobora kuba yakiriye amafaranga ashobora gushwana n'umuryango wa Gororioza kubera yuko amakuru ufite manajya nawe umutima we watunuye wababaye cyane kubera yuko ngo Bikemu yatanze nimero na manajya atanga nimero manajya niwe akaba yacishwaho amafaranga Bikemu rero niwe wakiriye amafaranga ibi bivuze ikirero kandi nk'uko ubibona Yoweri mukuru wa Bikemu niwe uzanye babausa abajyana ku ruhande arabumvisha abatekinika atabanga babagira ubusa nk'uyu munsi none aha tukibaza mu gihugu cy'u Rwanda cyowe na Paul Kagame sekirite y'u Rwanda hari polisi irahari Bikemu babausa ashaka nari mu mafaranga ya Burundi ase ko bari babuza amafaranga yo guherekeza ay'ababausa ambasade y'u Rwanda yakoze igikorwa ay'ababausa yagejeje ku mubiri hano ku bya Kacyiru bashizeho imodoka badusereza ambasade y'u Rwanda haragahoraho leta y'u Rwanda ikuriwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame bivuze ikirero kuba uyu munsi wa none icyo mbonye habanje kubamo ikintu cyitwa ubwiru hagati ya Bikemu ndetse na manajya biravuga yuko famiye ya Gororioza bavuye Rwamagana muri Fumbwe hanyuma imodoka y'akarere ka Rwamagana nayo biba ngombwa ko ihamagarwa kugira ngo batange umubiri kuko Bikemu ntabwo yari kumuhabwa wabyumvise Bikemu ntabwo yari kumuhabwa impamvu iyi modoka y'akarere ka Rwamagana yagiye ku mupaka gusanganira ntuze gusanganira Krobiari yarizanye umubiri wa nyakwigendera Gororioza bivuze ikirero Bosco Ipara avuze ngo Bikemu arimo aracuruza umubiri umurambo iyo nitegereje manajya afite agahinda ko mu mutima kamushenguye amakuru angeraho jewe aturuka mu bambari ba manajya bambwiye ngo yababajwe no kuba Bikemu yaratanze nimero yiwe kandi ari we manajya wa managingaga Gororioza ibi byose ubwo ngo yashwanaga n'umuryango wa Gororioza abasaba miliyoni na 300 abanga ati nanjye miliyoni nayibona Bikemu rero asaruje amafaranga ku mubiri wa nyakwigendera bivuze ngo arabishyira amabotese iki baraba usaso bapfa kubafata gutyo naturi ubishyura ntabwo abaryakariho bana n'abaryakariho bisobanuye ko twabonye
yaba timu management ya Gloriosa basigana n'umuryango kuba bazana umubiri none no muri management nabo haje ibi bintu kandi harimo n'aba batipe b'abagande ni mu bikurikirana neza harimo n'aba batipe b'abagande ibintu harimo tekinike turekeye hano turaza kuganira nidusoza wenda ko tuba tumerekeze neza mu cyubahiro yewe reka nkubwire ntabwo ngiye kubeshya singi Rwamagana bitewe n'uko badutekerikiye hano ku bitaro ngo baraje baduha ikiganiro ufite agahinda oya mfite agahinda kenshi uriya muryango iyo uza kuba ufite umuntu ubuvugira nyirizina uhagara mu itangazamakuru bikema impamvu mukuru Yoweri yamushyizeho babyumvise neza baravuze batereka dushyiraho bikema kinga umwenda kugira ngo manager atagira ibintu akubita hasi akahuhura babyumvise neza manager yaze kuba ari ujya mu itangazamakuru hari amagambo mwumvise avuga ngo manager ntazi kuvuga ngo manager ntazi kuvuga cyane n'ibyo babyumvise rero wabyakire gute kuba mbere ko baza gufata umurambo hano ku bitaro bya Kacyiru babanje gukora ikiganiro mu rugo wabyakire gute barabanza baraprodinga uko nabyakiriye nakubwiye ngo ni ugucuruza Bikema ari mu bucuruzi ntabwo Bikema ari urukundo afite uriya muryango wa Gloriosa baprodinga kuri channel yitwa Bikema wa Yesu Bikema wa Yesu mbere yuko baviremera cyangwa se iremera yo Bikema tuye hariya za control yabanje ya prodinga ikiganiro ageze hano hanga kwirinda itangazamakuru rifata ni zaburi cyase wabyumvise neza nizaburisha wabapfushije umuntu ubujyana napfusha umuntu nkajya kwa prodi ntabwo bishoboka kandi nimugoroba yavuze ngo muri kwanga kumutabara Bikema yavuze ngo muri kwanga kumutabara kwanga kumutabara nyine ibi byose n'ubwiyemezi Bikema tweretse nta bugabo buri bahangaha urabyumva neza niba twahagurutse n'amamodoka yacu tukaza hano none se ubonye hari izindi modoka zibakurikiye oya ntazi twakabaye twatse imodoka tukakugenda ifunzwe irwamagana ariko bitewe n'inyifato yifasha hano ku bitaro ntabwo abantu bamujya inyuma ubwo urumva atarimo arahemukira gogo nimba none si inyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze Nyagasambu zamuke hejuru ku murenge wa Fumbwe ureba muhazi hasi uramwe ibihumbi bitari munsi ya 20-25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikura nugerayo barahita bavuga bati Bikema n'umucuruzi Bikema usura urukundo rundi aho n'ubucuruzi nawe yigifite uyu Bikema watangaje yuko ngo yasambanyije nyakwigendera ngo na manager yababesheye abo Bikema yasambanyije Gloriosa nyakwigendera uwabitangaje wese yigaye yisubireho ibyo rwose byo ntabwo bishyigikiye ariko ibindi by'ubucuruzi Bikema ari mu bucuruzi kuri nyakwigendera niyo mpamvu yanze ko abandi bantu bafata inkuru none se ari prodinga we arimo ararecordinga kurode nda prodinga urugendo rwa prodinga zaburi ya prodinga Bikema abuze umuntu ya prodinga harya ubwo urukundo ruriye ninde ufite urukundo konye ko bamaze no kwa prodinga kuri channel ya Gogo Gloriosa iriya channel barayiruka irabaca mu mazuru iriya channel yego famiye yaravuze ngo iyo channel barayishaka bakeneye kuyigurisha iriya channel barayishaka channel yabaye channel iki kimodoka cy'Ubuganda ariko ni cyiza so bashimire mwese na kuba twafata umubiri wa Gogo ni igikorwa cyatangiye gitinze mu by'ukuri kuri gahunda cyateganyaga kuba cyatangira isaa 2 za mu gitondo ariko ubu ngubu tuvugana isaa 6 kino gikorwa ubona ko mu by'ukuri n'itangazamakuru ryakumiriwe aho abantu benshi bari kugenda bibaza ese ni iyihe mpamvu niyo mpamvu iri gutuma itangazamakuru ritemerewe kuba ryagira icyo rivuga kuri uyu ryagira icyo rikavaringa kuri iyi nkuru kuba mutazi Gogo Gloriosa n'ubundi asanzwe azwi nka Gogo niko yamamaye yitwa Gogo muramuzi mu minsi yashize nibwo yari yagiye gukora igitaramo mu gihugu cyo mu Bugande aho yagiye muri Uganda gukora igitaramo biza kurangira atabarukiwe nibwo yaje kuba yakwita Imana urabona ko hano n'imodoka y'akarere irahageze yagiye yatabawe n'abantu benshi cyane mujya ko nabona ko n'imodoka y'akarere ka Rwamagana iramutse ibaje kuba yahagera muri kino kanya yagiye kuba ari ujya mu itangazamakuru hari amagambo mwumvise avuga ngo manager ntazi kuvuga ngo manager ntazi kuvuga cyane n'ibyo babyumvise rero wabyakire gute kuba mbere ko baza gufata umurambo hano ku bitaro bya Kacyiru babanje gukora ikiganiro mu rugo wabyakire gute barabanza baraprodinga uko nabyakiriye nakubwiye ngo ni ugucuruza Bikema ari mu bucuruzi ntabwo Bikema ari urukundo afite uriya muryango wa Gloriosa baprodinga kuri channel yitwa Bikema wa Yesu Bikema wa Yesu mbere yuko baviremera cyangwa se iremera yo Bikema tuye hariya za control yabanje ya prodinga ikiganiro ageze hano hanga kwirinda itangazamakuru rifata ni zaburi cyase
wabyumvise neza ni zaburi nshya waba wapfushije umuntu ubujyana napfusha umuntu nkajya kwa Proding ntabwo bishoboka kandi nimugoroba yavuze ngo muri kwanga kumutabara Bikema yavuze ngo muri kwanga kumutabara kwanga kumutabara nyine ibi byose n'ubwiyemezi Bikema tweretse nta bugabo buri bahangaha urabyumva neza niba twahagurutse n'amamodoka yacu tukaza hano none se ubonye hari izindi modoka zibakurikiye oya ntazi twakabaye twatse imodoka tukakugenda ifunze irwamagana ariko bitewe n'inyifato yifasha hano ku bitaro ntabwo abantu bamujya inyuma ubwo urumva atarimo arahemukira Gogo nimba none si inyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze n'agasambu uzamuke hejuru ku murenge wafumbwe ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 20-25 hanyuma birashoboka biraterwa naho umuntu aza kubataha izo views ntabwo wazikuramo nugerayo barahita bavuga bati Bikema n'umucuruzi Bikema si urukundo rundi ahubwo n'ubucuruzi nawe yifite uyu Bikema watangaje yuko ngo yasambanyije nyakwigendera ngo na manager yababesheye abo Bikema yasambanyije ngo Rorioza nyakwigendera uwabitangaje wese yigaye yisubireho rwose byo ntabwo bishyigikiye ariko ibindi by'ubucuruzi Bikema ari mu bucuruzi kuri nyakwigendera niyo mpamvu yanze ko abandi bantu bafata inkuru none arimo Proding we arimo Proding kuroze nda Prodinga urugendo rwa Proding zaburi ya Proding Bikema abuze umuntu ya Proding haryo ubwo urukundo ruriye ninde ufite urukundo kuko ko bamaze no kwa Proding kuri channel ya Gogo Rorioza iriya channel barayiruka irabaca mu mazuru iriya channel yego famiye yaravuze ngo iyo channel barayishaka bakeneye kuyigurisha iriya channel barayishaka channel yabaye channel iki kimodoka cy'Ubuganda ariko ni cyiza so bashimire mwese na